nongeye kubasuhuza kandi nkomeza kubifuriza gukomeza kugubwa neza mwese mudukurikirana, mwe borozi bari hirya no hino, abantu bose bakunda ubworozi bw'inkoko, abantu bakunda ubworozi bugiye butandukanye, n'abandi bantu bose bifuza kuzaba aborozi. Kuri ubu ngubu rero hano nk'uko turi kugenda tubagezaho bimwe mu bigize ubworozi bugiye butandukanye, ubworozi bw'inkoko, ubworozi bugiye butandukanye. Hano kuri iyi channel niho muzajya mubona amakuru ajyanye n'ibyo ngibyo. Rero niba ushaka gukora ubworozi, ndagusaba ko wakanda subscribe ndetse ugasharinga ku nshuti zawe, abavandimwe, ndetse n'abandi bose ubona bifuza kuba baba aborozi. Ahangaha kuri iyi channel tuzareba hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ese waba wifuza korora? Ese inkoko zawe urashaka korora inkoko? Uko watangira korora inkoko, ndetse n'uburyo wazitaho, uburyo wazivura, n'ibiryo waziha kugira ngo zikure neza, kugira zikure vuba. Ahangaha tuzagenda tuharebera ibyo byinshi cyane. Amagi y'inkoko se wayamenya gute? Wamenya gute amagi warariza inkoko? Amagi ni gute inkoko ishobora gutera amagi afite ireme? Ni gute ushobora kumenya ko amagi abanguriye? Ndetse buhe buso ushobora kororeraho? Tuzarebera hamwe n'ubundi bworozi bugiye butandukanye, twavugamo nk'ubworozi bwa dendo, ubworozi bw'imbata, ubworozi bw'ihene, ubworozi bw'inkwavu, ubworozi bw'andi matungo menshi agiye atandukanye abantu bagenda borora. Rero ndagusaba, niba wifuza kuzamenya ibigiye bitandukanye hano, ko washaringa ku nshuti zawe, ku borozi uzi, ndetse no ku bandi bantu bagiye batandukanye.